umva none nanje ngubwiza ukuri n'ibintu byose mize mbihindura umukobwa wowe byanze bikunze nzamushaka kandi nzamurongora nzanamujana kireka numenye isura ye neza wayifashe mu bwonko bwawe warangiza ugafata urupapuro ukamushushanya neza uko ateye ukamushushanya warangiza ukagenda ukashyira cya gipapuro mu cyumba cyawe ukarongora aho ushaka kurongora kandi nibyo nkubwiye zana primus sha ariko mana yanjye naho ubundi gasa nukuri ngira inama ariko inama imwe ya kigabo nukuri ariko se Mirongwe ubu ngiye nifate nkugira inama kuko urashaka kujya kwangaza ura mwana umukobwa ngo ni kami koko Mirongwe ne ko nta muntu utakuzi hano mu gace kugira umunwa ese munireka nkubaze mukecuru ubundi kujya ushaka kujya kubana n'umukobwa wawe ku mutwe wawe kandi umva ibyo uzanye kuri kidebire koko erega umukobwa wanjye hari afite ijambo mama ndashaka kugenda nka BAYO di wowe Mirongwe n'ukuntu nkuzi wowe wagenda ukaba mu rugo rw'umukwe wawe we n'umukobwa wawe mubana mu nzu uwo mukwe yasinzira dore inyoni zajya bigera mu gitondo mu rucerera rwose agikanuye amaso nibyo uzi ubu nakabaye kuba ndiyo nshikamye nicaye nemye urumva umukobwa wanjye nabwo harya azangezayo njyewe urambarirwa urayeteranye dore iki nacyo kiza gishinyika ngo ni bya bitare bya mashyiga ibyo bikote cyambaye wagira ngo ni inzitiramibu gasa mbonye uyu mukecuru ndikanga neza hajya ngo witwa 40 iyo bakwita za majana ariko wangegera we uteye uturuka hehe amahirwe nuko usanzwe narakijijwe ubundi mba ngututse nka kwanika mbese aho bakoreraga ibi nakesheshwa nakwambiye weho nubwo haba hari kuzamuka inyongera mu ijuru ntushobora kurenga umutaro ariko wamana we koko ko nabyutse nsenga nkakubwira mu gitondo nk'uyu mutera mwaku kuki mpuye nawe jewe icyo nkubwiye cyo nutazibukira gushukura mwana w'umukobwa muzangarana nureba nabi urumva kuko weho umwaka gace ntawe utakuzi wawe se wabyaye wa mahano we mwaka gace nta muntu n'umwe utakuzi Bijori uriya mukecuru ureba ni umunyamunwa umunwa waramurenze uriya akiri umunwa wimbera Nyagasani uzi kunirwa mvuga ngo ngiye ngo amafaranga gose nkorera ngo nyajyana mu bakobwa ara koraga we sinage buriya irwa mbunza abantu hose nta muntu utamuzi agenda bunza abantu ni wayone ko kaza kora agira umunwa waramure atsindwa na Nyagasani twinywera se sha uyu munsi baryoheje uraryoshye rwose uraryoshye pe ntagucura rero ugenda kuzanira iryawe ni wewe uri hano ni nje ndi hano rwose ni nagize ngo ni mabuje oya madamu nahari nakuzana gacupa reka nkurabire akawa none umusenyeye umuryango yewe n'amabyariro yewe n'amabyariro
Riko gomera cyane gaha. Ariko unyitakara wanyana imbwa niwe wanyise gasatsi. Ariko si wowe babaga bari kukwakura gasatsi, nta gasatsi na kamwe kakuri ku mutwe. Bwira ibikugenza ndabona uza gwatanya we kunyita bya gaha. Uremera ujane n'icujanye naco bari tujana. Mbwira ndi kwihuta ndugo yangu. Hari ico zinje kukubwira naco nta na kimwe. Ntabwo nari ndi kugira nkubaze. Buriya ubonaga njewe na nta mabyariro tuzakiranurwa n'iki koko? Ni iki kizadukiza koko? Ariko se nsaba utabeshye kuko n'ubwenge bwawe n'umutwe wawe umuntu utekereza. Ubu nawe muri gushaka umukobwa wa nta mabyariro? Tutabana. Ariko uza amabyari ganje namuhaye. Uza amapiri musiganje yankoye. None uko nabigenzaga nashaka ndafata igazi y'umuhogogwe nka gufungura guca nkamurohamo nkamugotomeza kanwa kasuka mwakara karasongo ninda. Hariya warahiye wakuyeho wakoreze mbese byarakurangiye nta kintu uzabona rwose wakore zero. Nje narahiye warahiye rwose nca uzaho kugira ngo nce nje ubwanje namwitwikira cyangwa ibintu byose nkahitana nabihindura nkafata umukobwa we nkamujana kuri nkamuterere y'inda nkamugarura atwite. Sabe wari uzi n'ikindi ikiki wari wapfaho rero wowe niwe muntu ugiye kuba mbere muri kano gace upfuye nabi. Je nta mabyaro yanyica kuko icyo se gusa vuga tukwica urubozo akumanitse noneho uriya nyine. Ariko si wikampubaza buriya koko niki gitumaga nta mabyarira komera ku bakobwa bukabona yabiziritse wagira ngo ni ibisasu bya kirimbuzi? Nta mabyari abakobwa barabacuruza. Aha kuri ico ngico aho nanje mbera kaga rero ngiye kugenda ngura kamikoro nzenguruka umudugudu gose nzenguruka kagari n'umurenge ndi kubyasasa kuyo nyangabira mikoraga amakosa. None urebe ko mukobwa nyimaga atazamuma hejuru y'ikisi inzoga zanjiza. Ariko nsabe inzoga zawe mwaziganije wewe ubwawe ko nkuzi ko hano mu kabari utagura n'icupa rimwe. Ariko ngo nje ntaho nguraga abantu muraseze azo umuntu azaje kugura aza kwakura ku bwati ngiye kugurira uyu n'uyu nawe ndaje kumugurira n'uyu nawe ndaje kumugurira mbitange mitangazo. Je narihaye wowe urumva amafaranga ndagagiraga nago gupfubuza uzambwire nguhereze. Nari nigiye no kwirangurira aho gukina nkubaza n'ikimwe inzoga zanjye ejo wanywe urabyibuka rwose ejo rwose amafaranga yanjye nongeye nige kurangura n'igishoro cyacishiranye ejo narankoyera urabiye bose ntago ari gukora byo muhogo ejo benya ntara ejo we yishura cyane amafaranga yanjye kwisetsa gura ejo kandi koko naraye njyanye ndota ndi kukwishura ngo warase uri kunishyura ngaha mujye munyumvira hano w'ikigero rwose ukankubwira nta byawe nta mabyariro nta by'umukobwa we mwese muri kimwe kuba warose uri kunyishyura bivuze ko wampaye amafaranga yanjye. Ariko nje notaga ibintu bikaba byo da uri imana se jewe wowe nyine kujijanya no kurota ni nk'ari byo mbaga kanze nkwereke isaki nutisanganiza igihumbi n'iza 2 umenye ko nabaye igihoni. None se nago ndi gucuru wewe isake mbe wana ndi mu gucuru sana ndi ruhano ndi gukora nasa amafaranga singago izari na yawe ako ntoshora ntesha umutwe cy'amafaranga naraga umva nkubwire sa amafaranga urama amafaranga njya mugabo wowe ki amafaranga yanjye nzongera nkopa umuntu numwe reka nakoze nkwereka mfunga nkukurikirane kwere ko nanjye ntaraga fuka ivuga reka amafaranga reka nkukurikirane nkwereke sha urakoze urampembuye mwana wa mama. Genda sengera buriya yo naramutse neza ndasengera. Dore nanje narahenengeye mbaga mu buriri no ku misiyone sinkigerayo. Kamarimo bakongera kandi. Oya ntaco. Rakoze rwose. Ariko si nta mabya. Umva gezaho. Nongere nkwiyame. Ndajya ngo nkubwire ngo nitwaga nta mabyariro data kiriho. Uko yahise nta mabyariro kuko nari imfura ye ari izina rya data. Urumva?
ariko ubu tuvugana kuva yapfa izina ryanjye ngomba kurihindura je nitwa Ndyama nzindutse ibyo ntacyo icyo nari ngiye kukubwira ni ukuri umunyamugisha rwose kare kose sakira uri umunyamahirwe pe jewe buriyo mahirwe narayavukanye nzana yasazana sha uragaca kuri ukuntu nkubonaga incakura se cakura nyawe ariko sikankubaze sha ntirihe banga ukoreshaga yo kubyaza abakobwa bawe umusaruro Ngiye Ndyama nzindutse amaso yanjye do areba kure hashoboka ntabwo ndi nkamwe mureba mu ntuza nkawe ufite amaso areba mwikoroshi ujombura ukwetu kururushi ariko nanje sinoroshe shaho none se nimba ukoresha wagira ngo ngewe nanjye nze gufatanya nawe kudoda inkweto ngewe oya ntobyakubera mwana wa mama mbenye rero ngewe rwose ngewe umuntu nzavuga rumwe nawe nuzabyara umukobwa ureshya n'uwanjye cyangwa usa n'uwanjye abana banjye rero buriye kiriya ni ikirombe mbana nacyo ni ikirombe umwana abaye ikirombe nanone none umuntu nta kameza aragiye yego ndabyumva ariko rero sha nta mabyarira umwana wa mama ariko reka nkubaza ayo ni amatwi yawe ufite cyangwa n'ibikobokobo n'imirimbo je nimba nkubwa ngo ntabwo ngomba kwitwa nta mabyariro warangiza ukazana ibintu nk'ibyo ngibyo ariko nkubwire kangahe Ndyama nzindutse kare kose sikwajya ngo amatwi n'intuza n'imirimbo nyine umva shawe nkora ngo ufitiye impungenge ziki ni impamo ziki ngewe ndi gitamba umunsi bakuvumbuye bazakubyagiza mba ndamacinya bande ubwo bande ngewe kwinanga ngewe dore umubi uyu mwana witwa Sabi ndagusaba imbwa amazi uriya nkora kwiki Sabi natagakata amace azakata oya amace azakata sha ndakubajije amace azakata mbwira amace azakata ariko ureka nkubaza amace azakata warihinduye we nitwa Ndyama nzindutse subiramo namaguru ariko nari ngiye kuvuga namaguru uriya se ko nta niyo kotse yankura nimba munafatanyije sibyo mubwire ngo ntacyo azambara amabyarira iminsi y'igisambi ihoraga ibazwe gusambana n'umusambi we ndikureka nkubaza njyewe ndi igisambo narakwibye wowe oya rwose ntanongera rwose uzi n'ikindi ndakomeza kuntera umwaka ubundi kwicarana n'ibyo gusenya imbaraga yishuza arakanije ariko nyine ntiwavuga ngo ntikuri umusambi hejuru yo kukugira inama ngo umuhana avayo ntiwamuhana agiye cyo koza arakoze da bagasomye nibashake bazacika komera cyane muyobozi komera sa Dogiteri nsabi rwose komera ubu se ngo ugenda urahekenyara umwe ku bunyobwa se sha umva ubunyobwa ndabukunda pe ndabukunda rwose ndanaburya ariko ubwawe bwangezayo ntabwo nabufata umunwa wawe ndawuzi mbese kuko yataje ugiye he ni nkaho nta ngiye hehera we ntabwo naburiyo ngiye he ariko muyobore reka nkubaza akabazo kamwe kunzinja hari amakosa ngiraga kangize nikosa na rimwe nkora ntajyo nakora ntakumenyesheje buranje nzica umuntu reka davye ntago byemewe ngo ntaho byemewe urica ndese ubu none si cyemewe nuko umuntu yakwemerera ibintu akajara kubwira ngo azabikora uko bwije nuko bukeye ko ajura abona bari kugunyura imbere uri kurabya indimi wabaye nk'imbwa iri kubona inyama ico nico cyemewe ese wundi kuri kugenda ubica ku ruhande ibintu bivugira mu migani ushaka kuvuga iki rasa ku ntego umbwire ako bura uzuramuvuna amaheto ngo ni Ndyama nzindutse uzi ibintu yankoze Ndyama nzindutse je nifate ngura inzoga zanje nje ubwanje nawe ubwanyemere ngazama abakobwa be ngo nzashikire mu nshaka yagera nyuma akabihindura nje ubwanje narifashe mugurira inzoga zigiye kugera nko mu 6,000
reba ukuntu nsigaye meze nk'igihwaba waba nk'igiwerewe nta mafaranga nyigira. Dogiteri Nsabi rwose 6,000 uryo uvango byagukenesheje byakugize umuhirimbiri. Muyobora ukubona nyiri umuntu. None se ubundi usije ibyo ikintu ushaka kugira ngo ngufashe kuri ndyama nzindutse ni iki? Reba uri umuyobozi. Ubishidikanya hose we nubizi ko ndi umuyobozi. Nawe uri umuyobozi ariko umuntu naje arakubwira ati biri kuja ha uje uramenya ngo bigiya. Wewe umfasha tujaniwe umunyishuriza amafaranga ganje. Natagama mereza umukobwa yanyemereye byose bigira inzira. Ngo twajeho nta kibazo ariko nyifite ikibazo. Ese ubundi ari amafaranga hari n'umukobwa icyo ushaka cyane ni iki? Icyo nshaka ariko se ubu wewe nawe uri kumva icyo nshaka. Mbwira ese ko uri gushaka ibintu bibiri inzira ebyiri zahananiye iki? Dore yarambwiye ati mu bakobwa banje nzaguha harimo n'uzaje arakogereza ibirenge akujyohereze mbese kubwo buryo. Wakwirirwana nawe rero yewe yaseka n'imbavu zigaturika gusa ariko reka tugende tuhanyure cyo tumurebe twumve icyo abivugaho nta kibazo. Ico naco ni nkubarize rwose ngufashe ndongera ngutore ni ngombwa. Mami yarakwize none umusenye y'umuryango yewe ndamabyariro yewe ndamabyariro yewe ndamabyariro